iyo tuvuze ku kintu kijyanye no kubaka discipline, self discipline ni ugukora ibintu utitaye ko umeze neza cyangwa utameze neza. Niba ari ikintu wihaye, niba ari ugusoma ibitabo, niba ari ukumanaginga amafaranga, niba ari ukwandika buri mafaranga yose wakoresheje, ubwo ni ugukora liste y'amafaranga yose wakoresheje kugira umenye ngo ukwezi ubundi nasohoye amafaranga ameze gute, ni iki nishyuye ntagombaga kwishyura, ni iki nakoze ntagombaga gukora. Ibyo bintu kugira ngo ubashe kubikora bisaba icyo bita self discipline, ntago bisaba motivation, kuko motivation irashira. Uzumva uyu munsi ufite motivation uvuga uti okay, ngiye kujya muri gym, ukore gym, ukore uko ushaka, ejo usubireyo, ejo bundi motivation igushiremo wumva utangiye guseta ibirenge. Niba kubyutsa ngo tujye muri gym wange, bivuze ikivuze ngo motivation irashira. Ariko icyo bita self discipline bijyanye na goals, according to the goals you have set, ikintu cyose kirashobora. Bivuze ngo no situation is permanent. Uyu munsi ako kantu nibwo nakamenye. Nshuti yanjye, niba ukeneye kugira ibintu hindura mu buzima bwawe, ukeneye kubanza ugahinduka. First you become, second you do, the third one you earn. Ubwo nushaka gusimbuka igice cya become ukajya gukora ibintu utazi, ibintu utari byo, n'ubundi birangira byanze, nta kintu cyavamo. Ariko ndagira ngo mbwire ngo icyo bita self discipline, icyo bita consistency, n'ikintu bita persistence. Self discipline gukora ibintu mu buryo wabipanze utitaye ko hari igihe cyangwa nta gihe gihari, kubikora just nyine nka discipline. Kabiri consistency, icyo bita guhozaho, guhora ukora icyo kintu, impinduka ntoya zikora itandukaniro rinini. Cya gatatu ni persistence, gukora ikintu nubwo cyaba kigize gute, nubwo cyaba gikomeye. Ubwo rero guys, if you are not informed, you will be deformed. What you know determines how far you go. Ciao ciao.